byaba bitarakubaho se gutiza umuntu telefone, umwana, umukunzi cyangwa se inshuti, hanyuma nyuma y'igihe gito ayikinisha cyangwa se ayikoresha, arimo areberaho amavideo acokozaho yinjira mu tuntu dutandukanye, ukaza kuyisubirana maze wahamagara bikaba call end. Iki gihe rero ntuzagire ubwoba, buriya hariya aba yibeshye yakanze kode, hari kode aba yashyizemo, ndetse iyo kode aba yashyizemo bikaba call end ni igihe aba yakanze akanyenyeri 31 urwego. Iki gihe rero ntuzagire ubwoba, ntuzapanike cyane, burya telefone igira amabanga menshi. Wari uzi neza ko ushobora gukanda akanyenyeri 31 urwego maze telefone yawe wari ufite urimo kuyikoresha ikaza gukora call end, mbese ntihamagare? Ntube wahamagara umuntu ngo bikunde kubera ko wenda wamaze gufunga guhamagara. Icyo gihe rero ntuzapanike cyane, uzegere telefone yawe maze ukore ibintu ngiye kubwira. Igihe cyose ukoresha telefone jya ubanza gushishoza kandi ukore ibintu usobanukiwe neza. Niyo mpamvu musaba kureba iyi video kugera igeze ku musozo, hanyuma wibuke gukora subscribe mbere yuko dutangira, ukande like, share na comment. Igihe cyose rero uzakora kuri telefone ugakanda ku kanyenyeri 31 urwego, telefone yawe ntago izongera guhamagara, ntago izabihamagara, ndetse uzajya ubona hiyandikamo ijambo call end. Iki gihe rero ntuzapanike, ngiye kukubwira uburyo ushobora gukoresha kugira ngo telefone yawe ihite ikora. Uzongera ukande urwego 31 urwego, iki gihe bizaba bivuyemo. Bivuze ko telefone yawe ushobora kuyifashisha wahitiza umwana cyangwa undi muntu utizeye ko ashobora gucokoza, ugakanda akanyenyeri 31 urwego maze ntabe agihamagaye. We waza kwisubirana kugira ngo wongere uhamagare cyangwa se uhamagare nka nimero ushaka, ugahita ukanda urwego 31 urwego. Ngayo nguko rero telefone burya igira amabanga menshi, byikoresha neza kandi umumaro wose. Turabashimira rero, niba warebye iyi video kugera ku musozo, kanda like, ukore share ndetse utange comment. Niba ushimishwa n'ibyo dukora, jya udukurikira umunsi ku wundi duhugurane nk'ibisanzwe. Iyi ni Happy G Denver TV, njye ndi Habiyaremye Jean de Dieu.